Abantu benshi bazi izina Kagame kubera politike, ariko hari undi Kagame utavugwa cyane mu ruhame. Ni umusore wavukiye mu muryango ukomeye ariko ahitamo inzira itari politike. Ni Yvan Cyomoro Kagame, umuhungu w'imfura ya Perezida w'u Rwanda, wakuze mbere y'uko asaba Perezida, bituma ubuzima bwe butandukana n'uko benshi babyibwira. Yvan ntabwo akunze kugaragara mu itangazamakuru, nta mpaka za politike ajyamo, kandi ubuzima bwe bugira ibanga rikomeye. Ariko inyuma y'ituze rye hari amateka, hari ubucuruzi, hari n'ubuzima bwihariye butuma benshi bibaza bati Yvan Kagame ni muntu ki? Yvan Kagame ni muntu ki mu by'ukuri? Mu masegonda make ari imbere, reka twinjire mu buzima bwe bwite, ibyo akora n'impamvu amazina ye ahora avugwa bucece ariko agashimisha benshi. Ntuzakunda kumubona mu ruhame, ntuzakunda kumwumva kenshi, yewe ntuzamwumva mu bikorwa bya politike. Nyine aratuje pe, gusa nubwo atuje afite ibikorwa byinshi kandi byivugira. Akaba ari umwana w'imfura nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ati nifuzaga ko abana banjye bose b'abahungu baba ingabo z'igihugu, ariko mukuru we arambwira ati oya, nshaka gukora business. Nk'umubyeyi yumva amahitamo y'umwana. Muri inspiration time yacu uyu munsi ndakubwira birambuye kuri Yvan Cyomoro Kagame. Ntiza amatwi, ntiza umwanya, ntize n'igihe, unkore kuri subscribe, kurikira witonze. Yitwa Yvan Cyomoro Kagame, ni umuhungu wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Jeannette Kagame. Yvan Cyomoro Kagame ni imfura mu bana bane babo bombi. Yavutse mu 1990. Kuva akiri muto yabaye mu muryango ufite inshingano nyinshi, bikaba byaratumaga akurikirana iby'imibereho ya guverinoma n'abantu bakuru. Perezida Paul Kagame yavuze ko mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990 kugeza mu 1994 hari igihe cyageze akamwegereza ku murindi. Ubwo bari bari kumwe yaje kumusura umwana bajya kumucyura akanga gutaha. Gusa Yvan yari umwana, icyo gihe yari afite imyaka 3, ariko yabanje kubana na se mu bihe by'ingutu, aho batandukanye n'umubyeyi we agatangira urugamba. Yakuriye mu muryango wa politike ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu, ariko ntiyigeze agaragara cyane mu ruhando rwa politike mu Rwanda akiri muto, yewe naho yakuriye. Nta makuru menshi y'inkuru z'ubwana bwe aratangazwa cyangwa ngo usange abantu bayavuga, ariko njye haya nkufitiye, ntega amatwi. Yvan amaze kuba mukuru ku buryo atakuza afatwa nk'umuhungu wa Perezida, ahubwo yari umwana usanzwe wiberaho mu buzima busanzwe, akagira imiterere yo kwigenga, ikintu abantu benshi banabonaga. Kubera n'ubuzima bwe bwite, Yvan Cyomoro amashuri abanza yayize muri primaire mu ishuri rya Green Hills Academy riherereye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Yakomeje amashuri menshi hanze y'igihugu, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yarangije amashuri yisumbuye mu ishuri rya Brooks School, ishuri ryigenga riri muri Massachusetts. Mu mashuri yisumbuye, uwo munyeshuri wari ufite uburebure bwa metero hafi 2 yakiniye umukino wa basket cyane ku rwego rw'ishuri. Kandi yize kuvuga Icyongereza, Igifaransa n'Ikinyarwanda byose abizi neza. Agejeje ku myaka 18 yasabye se ko yamwemerera kugaruka agataha hano iwacu mu Rwanda, maze umubyeyi arabimwemerera. Perezida Kagame yavuze ko yemeye ko umwana we aza kumutora kuko atarazi niba yazabona andi mahirwe nk'ayo yanyuma. Arangije amashuri yisumbuye, yakomeje amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize muri kaminuza zitandukanye zirimo Pace University, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza Bachelor's Degree mu by'ubukungu. Yakomeje kandi muri University of Southern California mu ishuri ryaryo rya Marshall School of Business, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters in Business Administration. Ibi uko byumva nyine niko yize, yigishijwe ibijyanye n'ubucuruzi, imari n'ishoramari no kuyobora ibikorwa by'ubucuruzi. Uramwumva rero ko ibyo bintu abizi, ashobora za ndimi 3 nakubwiye. Gusa hagati aho, mbere y'uko yiga ayo mashuri ya kaminuza, akigera mu mashuri yisumbuye, nyuma yaho yinjiye muri United States Military Academy at Western Point mu mwaka 2009. Perezida yavuze ko umuhungu we ari we wahisemo ishuri rya gisirikare ku bushake bwe. Igihe yari umunyeshuri mushya, se yasuye iryo shuri nk'umushyitsi wavuze ijambo mu muhango wa Plebe Parent Banquet, aho yaganiriye ku gukemura amakimbirane, anashimira ishuri kuba rirera abarangije bakora ibintu bikomeye. Igihe Yvan Kagame yigaga muri Western Point, yari umwe mu banyamahanga 58 bigaga mu ishuri rya gisirikare rya Amerika, ibintu bidakunze kubaho. Yari mu basirikare bari gukora pass out ya cadet mu mwaka 2013. Gusa mu mwaka 2010 yaje gukora drop out. Atarangije yikomereza ubuzima bwe bwa gisivile, ari naho yese akomeza amashuri ya kaminuza. Ibyo byabaye nk'amahitamo ye. Mu minsi ishize, Perezida Paul Kagame yavuze ko Yvan akunda gukora ibintu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari, atari igisirikare nk'uko bamwe mu muryango we babishakaga cyangwa nawe yabyifuzaga. Yvan yakoreye mu rwego rw'ishoramari, ahabwa uruhare mu bigo bitandukanye by'ishoramari n'ubucuruzi muri Amerika no muri Afurika. Amakuru hari yerekana ko yakuze yiga cyane kandi yishimira ubucuruzi n'iterambere. Yanashinze kampani yitwa Leading Energy Company Limited, akaba kandi n'umufatanyabikorwa wa Venture Company Fund.
n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kandi akaba n'umwana wikundira imyidagaduro. Burya hamwe mu mafoto ya Yvan uzasanga ari kumwe n'ibyamamare mu muziki wa Amerika. Hari amafoto yigeze kujya hanze ari kumwe na DJ Khaled, Fast Joe, Two Chainz ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Erega nawe agira vibes nk'abandi. Agira vibes nk'abandi bajene. Ndabeshya. Ubwo mvuze ibyo wabona umbajije n'iby'urukundo rwe. Akira. Ibiganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amakuru atemewe neza ndetse n'ibihuha kenshi bimuhuza n'abakekwaho kuba abakunzi be cyangwa se ibyo ushyingirwa bivugwa mu magambo. Ariko nta tangazo ry'ubukwe twigeze tubona, nta invitation ye turabona pe. Nta tangazo ritangazwa ku mugaragaro n'ibiro bya Perezida w'u Rwanda. Kuva mu ntangiriro za 2026 nta cyemeza ko Yvan Kagame yashatse. Mu gihe mushiki we Ange Kagame yashakanye na Bertrand Ngengoma muri Nyakanga 2019. Yewe imibereho ya Yvan ni imibereho ituje cyane ariko irimo amasomo yo gucisha make no kudakabiriza ibi bintu nk'uko utubona abana baba perezida b'ibindi bihugu bamwe na bamwe barangwa n'ubwibone, kwigwizaho imitungo no kwitwara nk'aho ari bo ba perezida. Rimwe na rimwe rwose bugakora n'ibikorwa by'ubushenzi n'ubujiji bitwaje amazina ya base. Ibyo byose nta na kimwe wasanga na Yvan. No kumubona mu ruhame rwose ni gake gashoboka. Mu mwaka 2020 muri Gicurasi yahawe umwanya wo kujya mu nama njyanama y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, kubafasha kugira ngo abashe mu iterambere ryihuse mu bukungu business ventures. Ni umufatanyabikorwa mu kigega cyo gushaka imari no gushinga uruganda rukora ingufu. Yibanda ku nama ngishwanama no kwihangira imirimo. Ariko nanone kandi ku ruhande rwa Yvan yiyeguriye umukino wa basketball. Yakunze kugaragara mu ruhame ari kumwe n'umubyeyi we mu bikorwa byo kwiyamamaza kongera kuyobora u Rwanda. Hari kandi n'andi mafoto ye ajya hanze cyangwa ahandi hantu ajya agaragara yagiye mu bikorwa by'imikino ya basket, Perezida y'u Rwanda n'urubyiruko ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye. Ariko nanone uzamubona akunda kuba ari kumwe n'ibyamamare nkabona kubwiye haruguru DJ Khaled, Fat Joe, Two Chainz n'abandi bantu bagiye batandukanye. Yagiye kureba imikino ya basket imwe n'imwe cyangwa yagiye mu bitaramo rimwe na rimwe. Uko yisanze muri RDB yashyizweho nk'umunyamuryango muri Gicurasi 2020 kugira ngo afashe iterambere ryihuse mu bukungu business ventures. Umufatanyabikorwa mu kigega cyo gushora imari no gushinga uruganda rukora ingufu. Yibanda ku nama ngishwanama no kwihangira imirimo. Uburezi yize muri Amerika nyine nk'uko nabikubwiye, mu by'ubukungu yakuyemo bachelors anakuramo na masters. Ariko nanone ashyigikiye byimazeyo gahunda y'iterambere ry'u Rwanda cyane cyane mu ikoranabuhanga no kuzamura ubucuruzi. Kuva mu ntangiriro za 2026 nta cyemeza ko Yvan Kagame yashatse, mu gihe mushiki we Ange Kagame yashatse. Ariko abandi bavandimwe babiri bose baracyari abasore. Ange Kagame yashakanye na Bertrand Ngengoma muri Nyakanga mu 2019. Mbese imibereho ya Yvan ikomeje kubibanga mu bijyanye n'urukundo. Ibiganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amakuru atemewe kenshi bimuhuza n'abakekwa ko abakunzi be cyangwa se ibyo gushingirwa bivugwa mu magambo ariko nta tangazo, nta bukwe. Muri make nta bantu byishyira bari kwishakira inkuru cyangwa kumenyekana. Ngayo nguko utekereza ndi gukumana amatsiko kuri Yvan. Kora subscribe, like, share na comment n'andi uragenda uyamenye. Ndagushimiye wese mu kubana nanjye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Muri comment urankiriramo ikindi kintu wifuza nakugezaho. Nanya ndyamiye amajanja ni ukubikora nk'ako kanya, ni nk'umurabyo. Imana ibarinde.